أكبر. لأنه كده يظل لوحده على البغلة بتاعته رغم الهول ده. الأنصار يا أهل سورة البقرة يا أهل بيعة الشجرة. إن الحمد والنعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قدرة له على قتلك ولكن الله كتب لك كرامة بشهادتك على يديه. خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد آثر. السلام عليكم. من يخضع ويعترف بولاية الظالم. ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze mu kiganiro Islam Time usanzwe ukurikira kuri The Port News. Uyu munsi turi kuwa mbere tariki ya 8 Kanama 2022. Ni umunsi uhwanye neza na tariki ya 10 y'ukwezi kwa Muharram umwaka w'igihumbi kimwe na 444 ku ngengabihe dukunze kwita ko ari ya Kisilamu. Uyu ni umunsi uzwi cyane ku izina rya Ashura mu isi ya Kisilamu. Ukaba ari umunsi abayisilamu by'umwihariko abayisilamu b'abashiya bibukaho kandi bakunamira uwari umwuzukuru w'intumwa y'Imana Muhammad, Imana muhamahoro n'imigisha. Uwo akaba ari uwitwaga Hussein ibn Ali, akaba n'umuyobozi wa gatatu mu bayobozi 12 b'abasigire n'abasimbura b'intumwa y'Imana Muhammad ku myemerere y'abashiya. Uyu Hussein ibn Ali rero akaba yariciwe Karbala mu mwaka wa 61 Hijriya. Buri mwaka rero kuva tariki ya mbere y'uko kwezi nyine kwa Muharram kugeza tariki ya 10 y'uko kwezi abayisilamu by'umwihariko babarizwa mu gice cy'abashiya bakora ibyicaro byo kwibuka no kunamira Imam Hussein alayhi salam nabo bari kumwe aho ngaho Karbala bo mu muryango we ndetse n'abari abasangirangendo be bageraga kuri 72. Ndi kumwe rero hano n'umushehe twagiranye ikiganiro gito ku byerekeye uwo munsi wa Ashura. Aratangira twibwira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin abil qasim al mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama nitwa Sheikh Hakizimana Hamdun, haba ndi umwe mu banyeshuri bakurikirana amasomo y'idini. Dutangira rero ni gute wasobanura umunsi wa Ashura ku buryo buri wese usobanukiwe n'udasobanukiwe w'umuyisilamu cyangwa se n'utari umuyisilamu bashobora kusobanukirwa na Ashura icyari cyo? Naam, bismillahir rahmanir rahim. Murakoze cyane, ni ikibazo cyiza. Ubundi umunsi wa Ashura ni umunsi wa 10 y'ukwezi kwa Muharram. Muharram akaba ari ukwezi gutagatifu mu mezi matagatifu agera kuri 4 tugira muri Islam. Uku kwezi rero ku itariki ya 10 ni itariki twibukaho urupfu rw'umwuzukuru w'intumwa y'Imana ari we Imam Hussein alayhi salam, mu imamu bashyizweho n'intumwa y'Imana ko bazayobora Islam. Uyu Imam Hussein rero akaba yariciwe i Karbala, akicanwa n'umuryango we wose, akicanwa n'abavandimwe be, akicanwa n'abana b'abavandimwe be ndetse n'abantu bose mu muryango we. Ibi rero bikaba byarakozwe n'uwo bita Yazid mwene Muawiya mwene Abu Sufyan. Uyu nguyu akaba ari umwe mu banzi Islam yagize mu mateka. Yanze uw'Islam araburwanya, arwanya intumwa y'Imana ikiri muri Maka, imaze no kwimuka igeze muri Madina nabwo akomeza kuyigabaho ibitero. Uyu nguyu rero Abu Sufyan abuzukuru akaba bishe Imam Hussein kubera iki? Kwera urwango bari bafitiye umuryango w'intumwa y'Imana. Murakoze cyane. Hanyuma uwo munsi wa Ashura abayisilamu bose barawuzirikana cyangwa ni igice kimwe cy'abashiya? Uno munsi wa Ashura ubundi abayisilamu b'abashiya nibo bawizihiza cyane, nibo bawizihiza bibuka urupfu rw'umuryango w'intumwa y'Imana, urupfu rwa Imam Hussein alayhi salam. N'ikindi gice gitoya cy'abasuni kizihiza uno munsi cyase kibuka ibyakorewe umuryango w'intumwa y'Imana. Ariko hari ibindi bice nanone byo bayisilamu bitemera cyase bitibuka uno munsi wa Ashura nk'umunsi wiciweho umuryango w'intumwa y'Imana, ahubwo bo bakavuga yuko ari umunsi intumwa y'Imana Musa
yambutse inyanja itukura ubwo yavanaga abayisiraheli mu Misiri ibajyana ku butaka bw'isezerano. Bakavuga yuko nanone kandi kuri uno munsi wa 10 wa Ashura ari umunsi Imana yababariyeho intumwa y'Imana Adamu. Ariko rero iyo urebye mu mateka cyangwa se ukareba ibyo abamenyi mu mateka bivugaho, bavuga yuko ibi byose ari ibintu byahimbwe n'iki, ari amahadithi cyangwa se imvugo zahimbwe n'abanzi b'umuryango w'intumwa y'Imana. Kubera iki? Kubera yuko uno munsi Banu Umayya cyangwa se abishe umuryango w'intumwa y'Imana, abishe Imam Hussein, bo bawufata nk'umunsi w'insinzi kuri bo, kubera yuko bamaze igihe kirekire, bamaze imyaka myinshi barwanya intumwa y'Imana, babona ntibayishobora. Intumwa y'Imana imaze kwita Imana rero bafata umugambi yuko bazatsemba iki, bazatsemba umuryango wayo. Babigezeho rero ku munsi wa Ashura i Karbala, ubwo bicaga Imam Hussein n'umuryango we wose, hasigara mbarwa. Uno munsi rero bawufata nk'iki, nk'umunsi w'insinzi kuri bo, bawufata nk'umunsi bo batsindiyeho Islam. Barabikoze mu mateka kugira ngo babeshye abayisilamu bose yuko uno munsi ari uwo munsi. Ibyo bintu byose byabayeho mu mateka by'uko intumwa y'Imana Musa yambutse inyanja itukura ivana abayisiraheli mu Misiri, ariko nyamara babikoze ibyo ngibyo kugira ngo babeshye abayisilamu bibagirwe ibyakorewe i Karbala, ibyo bakoreye umuryango w'intumwa y'Imana. Hanyuma muri make abashiya batandukaniye hehe n'abandi bayisilamu cyangwa se ibindi bice by'abayisilamu? Nka tujya twumva nk'abavuga abashiyite, abasunite, abawahabi. Abashiya batandukaniye hehe n'ibindi bice byo mu bayisilamu? Murakoze cyane. Ubundi abashiya n'abayisilamu, navuga ko n'abayisilamu mu by'ukuri bemewe, kuko bakurikira umurage intumwa y'Imana yasize hano ku isi. Intumwa y'Imana ijya gupfa yabwiye abantu iti ntago ngiye, ntago mbasize mwenyine, ntago size abayisilamu mwenyine, ahubwo mbasigiye igitabo cy'Imana ndetse n'umuryango wanjye Ahlul Bayt. Ikimara kuvuga ibyo ngibyo rero yaranabwiye iti Isilamu nyuma yanjye, nyuma y'intumwa y'Imana izayoborwa n'iki, n'abayimamu 12. Twebwe rero abashiya nibo nitwe dukurikira iki, nitwe dukurikira uno murage w'intumwa y'Imana. Abandi rero usanga bo baragiye bakurikira ibyo bagiye bihimbira cyangwa se ibyo abandi bantu bagiye bazana mu idini bishyashya. Ariko muri rusange abashiya bo bakurikira umurage w'intumwa y'Imana yasize hano ku isi, yuko tuzakurikira umuryango wayo mutagatifu. Hanyuma rero hari abavuga ko iyo mwibuka Imam Hussein wiciwe i Karbala, mubikora mwikomeretsa, mwitemagura, mukivusha amaraso. Ese ibyo byaba ari byo? Ese bisobanuye iki mu myemerere y'abayisilamu cyangwa se mu myemerere y'abashiya? Urakoze kuri kino kibazo cyiza. Muri rusange ntabwo nshaka kuvuga yuko nta bashiya bikubita cyangwa se batitema, barahari nubwo bitemewe muri Islamu, ariko ntabwo ushobora kubuza umuntu gukora ibijyanye n'amarangamutima ye. Hari umuntu ushobora gukunda umuntu akiyahura, hari umuntu ushobora gukunda umuntu akabifata nk'ibintu bisanzwe. No mu bijyanye no gukunda Imam Hussein cyangwa se gukunda umuryango w'intumwa y'Imana harimo ibice bigiye bitandukanye by'abantu. Hari umuntu rero usanga ku munsi wa Ashura ubabara cyane, akabazwa n'ibyakorewe Imam Hussein Karbala, agafata icyemezo cyo kugira gute, cyo kwitemagura cyangwa se cyo kwikubita umunyururu. Uwo rero ntabwo twamubuza kubikora, ariko muri rusange ntabwo byemewe kuba umuntu yakitemagura akibuza ubuzima bwe mu gihe ari kwibuka. Hanyuma ni ubuhe butumwa watanga ku bayisilamu baba bemera umunsi wa Ashura bakibuka Imam Hussein n'abo bapfanye, ndetse n'abatabyemera? Ni ubuhe butumwa wabaha kuri uyu munsi? Ubutumwa bwa mbere ndabuha abantu batizihiza cyangwa se batibuka umuryango w'intumwa y'Imana kuri uyu munsi wa Ashura. Ubutumwa rero mbaha buragira buti, Imana rero muri Qur'ani niyo igira iti qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Iti nta kindi mbasaba nk'impongano. Yabwiraga intumwa y'Imana ati bwira abantu ati nta kindi mbasaba nk'impongano y'ubutumwa nabazaniye uretse kunkundira abo mu muryango wanjye, uretse kunkundira abanyegereye cyane mu muryango wanjye. Bityo rero nabwira abantu batibuka Imam Hussein nk'umuryango w'intumwa y'Imana ko bari kugira gute, bari gukora ibitemewe n'Imana, kuko bagomba kugaruka iki, ku murage w'intumwa y'Imana, bakajya bibuka Imam Hussein bakamugaragariza urukundo nk'uko twabitegetswe n'iki, n'Imana muri Qur'ani muri uno murongo.
ubutumwa bwa kabiri rero ndabuha abakunzi b'umuryango w'intumwa y'Imana, babwira bati mbihanganisha bwa mbere, mbabwira ko bagomba kwihangana muri bino bihe bitoroshye byo kwibuka umuryango w'intumwa y'Imana. Ikindi nkababwira bati nibakomerezaho, bakomeze mu murongo mwiza intumwa y'Imana yadusigiye. Ikindi nkababwira abantu wenda batari abayisilamu yuko Imam Hussein kuba yariciwe Karbala yishwe kubera guharanira ukuri, yishwe kubera kwanga agasuzuguro. Imam Hussein atwigisha amasomo menshi, harimo kwanga agasuzuguro, harimo kuba umuntu wigenga mu buzima bwawe, mu mibereho yawe ukaba umuntu wigenga, kuko Imam Hussein yahatirwaga kumvira cyangwa se guha baya uwo bita Yazid mwene Muawiya, kandi yari umuntu w'umwangizi, yari umuntu wakoraga ubwangizi muri Isilamu, kandi muri Isilamu ntabwo ubwangizi bwemewe. Imam Hussein aravuga ati rero njyeho kugira ngo mpfe, aho kugira ngo mbeho nsuzuguritse, napfa urupfu rw'iki rufite agaciro, napfa urupfu rw'umuntu wihesheje agaciro. Imam Hussein atwigisha kwihesha agaciro, Imam Hussein atwigisha kuba abantu bigenga mu buzima. Bityo rero abakunzi b'umuryango w'intumwa y'Imana cyangwa se n'abandi bantu muri rusange, nababwira cyangwa se nabashishikariza kwiga amateka ya Karbala kugira ngo babashe kumenya ibyakorewe umuryango w'intumwa y'Imana. Ugarutse ku kintu, uvuze ku kintu kivuga ko Imam Hussein yishwe na Yazid kubera ko atamuhaye baya ubushatse kuvuga iki? Baya ubundi ni nko gukonfaminga cyangwa se kwemeza ko umuntu umwemeye nk'umuyobozi wawe. Ibyo rero iyo tugarutse mu mateka dusanga Yazid mwene Muawiya nk'uko twamuvuze mwene Abu Sufyan ni abantu barwanyije intumwa y'Imana, kandi intumwa y'Imana ni sekuru wande wa Imam Hussein alayhi salam. Baramurwanyije cyane rero, bashaka kurwanya ndetse banarwanya umurongo intumwa y'Imana yari yarasizeho. Imam Hussein rero ashaka kugira utesha kugira ngo agarure umurongo intumwa y'Imana yasizeho, umurongo ari umurongo w'Imana subhanahu wa ta'ala. Bo rero bakarwana n'ikintu kugira ngo ubarwanye umurongo Allah subhanahu wa ta'ala yashyizeho. Niyo mpamvu rero usanga Imam Hussein yaranze kuhabaya cyangwa se yaranze kumvira Yazid cyangwa se kumwemeza nk'umuyobozi we, bikamuviramo kwicwa azira amaherere. Hanyuma dusoza, niba hari ikibazo ntakubajije cyangwa se ubundi butumwa wumva bwashobora kugirira abantu akamaro baramutse babwumva, wakivuga hanyuma tugasoza. Ikintu wenda nasorezaho ni ukuvuga ngo abayisilamu benshi ntabwo bazi amateka ya Karbala. Abayisilamu benshi bazi yuko intumwa y'Imana yasize nta muyobozi ishyizeho, kandi ntiyaga ni ibintu bidashoboka. N'umugabo mu rugo rwe yagiye gupfa asiga umuntu uzamuhagararira, uzasigara uhagarariye umuryango we. Intumwa y'Imana rero yasizeho umuhagararizi wayo ari Imam Ali alayhi salam, isiga ivuze yuko ndetse n'urubyaro rwa Imam Ali aribo bazagira bate, aribo bazayobora Isilamu kugeza ku munsi w'imperuka. Ibyo rero ntabwo abantu benshi babizi, ntabwo abayisilamu benshi babizi, bakurikiye ibintu buhumyi, basaba yuko bagerageza kugaruka bakiga amateka y'umuryango w'intumwa y'Imana, bakiga amateka y'intumwa y'Imana, bakareba icyo intumwa y'Imana yasize ivuze hano ku isi. Kuko ntabwo bishoboka yuko intumwa y'Imana yari kugenda gutyo gisige idasize umuyobozi. Bityo rero abasilamu abashiya ni abasilamu bakurikira umurage w'intumwa y'Imana, bagenda mu murongo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naho abandi usanga bagira bate, bafite ikibazo cyo kumenya amateka y'intumwa y'Imana yasize ivuze. Bityo rero nibagerageze bagaruke ku murongo kugira ngo babashe kumenya ukuri, ejo ku munsi w'imperuka bitazabera ibibazo bikomeye. Murakoze cyane. Turagushimiye. Nawe murakoze cyane. Nubwo bwose mu minsi isanzwe bikorwa, ariko by'umwihariko ku munsi wa 40 uhereye kuri uwo munsi wa Ashura, imihanda yerekeza i Karbala iba yuzuye uruvunganzoka rw'abantu baturutse hirya no hino ku isi berekeza ahashyinguye uwo Imam Hussein alayhi salam, bagiye gusura aho ashyinguye. Nko mu mwaka wa 2019 wonyine, hagati y'itariki ya 4 n'iya 19 z'ukwezi kwa 10, urwo rugendo rwitabiriwe n'abasaga miliyoni 21.
nanone dufite undi mushiya ugiye kudufasha gusobanukirwa iby'urwo rugendo rwerekeza i Karbala kuko yarukoze inshuro zirenze imwe nk'uko akomeza bivuga. Amazina yanjye nitwa Ndayisaba Hamza. Urugendo rujya i Karbala maje kurukora inshuro 3. Uko nahatekerezaga nyine bingana nuko nabaga nahabonye mu mateleviziyo cyangwa mu mafilime amwe namwe ahakinirwa. Urugendo rwanjye rwa mbere rujya i Karbala rwabaye mu 2016. Urabona mbere yuko umuntu ajya i Karbala abenshi cyangwa akenshi abantu bahera Najaf kugira ngo baze gukora ikintu cyitwa mashaya cyangwa piyade. Mashaya no kuriya kugenda n'amaguru uva Najafu ugera i Karbala. Rero nanjye nabigenje nka mbaga nyamwinshi, nabigenje nk'uko abenshi babigenza. Nahereye Najafu. Ubwo nari ntangiye urugendo ruva Najafu rujya i Karbala, hari ukuntu niyumvaga bitandukanye nuko niyize nakwiyumva mu bindi bihe. Uko niyumvaga nta gihe byigize bimbaho, kubera ko rimwe na rimwe nasangaga nk'amarira yamanutse, ukagerageza kubihisha kugira ngo abandi batabibona kubera ko bwari bwo bwa mbere. Ariko bigera aho ngaho n'abandi nabo nuko buri wese arimo kugenda abona amarira arimo kumanuka, yaba ari wenyine yaba ari kumwe n'abandi, ukabona nk'igurupe y'abantu bose arimo kugenda bameze nk'abarimo kurira. Mbona ko atari ibyanjye njyenyine, nanjye ndabireka nyine uko niyumvaga, mbona ko ariko n'abandi barimo kwiyumva. Gusa nanone ntabwo nasobanura neza ngo byumvikane uko niyumvaga. Sinzi uburyo kinabisobanuramo kugira ngo byumvikane, gusa ntabwo byari ibintu bisanzwe. Njye nagezeyo mu rukerera muri ya masaha y'igihe cy'iswara ya Al-Fajr, kubera ko nanjye nari nagize amahirwe yo gukora urwo rugendo ruva i Najafu rukagera i Karbala rusaga ibirometero 86. Nari naniwe, ariko habura gato kugira ngo mpagere nko muri metero 300 cyangwa 200 kugira ngo mpagere. Nahise numva umubiri wanjye noneho ugize ingufu z'umurengera, wa munaniro numva uragiye, noneho ndihuta kugira ngo ngere aho ngaho Karbala, aho Imam Hussein alayhi salam ashyinguwe. Narihuse nkata gutya ikorosi, nyikata iryo korosi nahise mpura na dhari ya Imam Hussein alayhi salam. Nkimara kuyibona dhari naho nyine ni hariya Imam Hussein ashyinguwe, kuko arigaragaza cyane. Nahise numva nanone ncitse intege, none nabyo bitigeze bibaho. Numva umubiri urasisimutse, usheshe urumeza, numva nta musatsi mfite, ari nako amarira aza ku bwinshi. Nyine nanone sinzi uburyo nabibasobanuramo, ariko namwe murumva iyo umuntu yageze kuri urwo rwego uko aba yiyumva. Uko natekerezaga Karbala, nyine natekerezaga bingana nuko nabaga nabirebye mu mateleviziyo cyangwa mu mafilime hakinirwa, ariko uko nahatekerezaga siko nahabonye. Uko nahabonye byikubye inshuro nyinshi uko nahatekerezaga. Tuhabona n'ubundi birumvikana nk'ariya muri filime cyangwa muri televiziyo berekanaga ahandi kamwe, ntabwo ari hose. Ariko iyo wigereye kuri tele, wigereye aho ubona byinshi, ubona abantu ukuntu baba bameze, ukabona ibintu ukuntu biba bimeze bitandukanye n'uko nakureba muri televiziyo nyine. Rero ngewe uko nahabonye biri mu bwikube bwinshi ku buryo nahatekerezaga. Icyantunguye cyane ni uburyo ki nabonye, cyane cyane mu nzira nabonye abantu basaga amamiliyoni. Ni uburyo ki nabonyemo abantu barenga miliyoni nk'eshanu bari mu nzira imwe, bose bajya ahantu hamwe. Aho ngaho harimo ibimuga,
abasaza. Hari ibintu nabonye ntavuga ngo umuntu ngo abyemere, rimwe na rimwe ntabwo mbivuga. Nk'urugero mvuze nti nabonye umuntu utagira amaguru, kwa kundi bagendesha amaboko bagenda bisunika, wakoze ibirometero 86 ava na Jaffa agera i Karbala. Wabyemera? Ariko byarashobotse, narabibonye. Abakecuru, abasaza, ni byinshi umuntu yabonye mu nzira. Nyine umuntu yavuga ubwenge bwa kimuntu cyangwa undi muntu utaribonye ntabyemere, kuko ibibera muri iriya nzira n'ibitangaza. Ikindi cyantangaje ni ukuntu usanga nk'abantu baturiye imihanda baba barafunguye amazu yabo, barigendeye kugira ngo abo bantu abazuwari ba Imam Hussein, abo bantu baba bagiye gusura Imam Hussein alayhi salam babona aho barara. Abantu bo muri kiriya gihugu, buri muturage wese aragenda agateka akazana ku muhanda, inzu ye iba ntabwo bikiriye, ibiri y'abantu bose. Hariya nta muntu uba ufite inzu, nta muntu uba ufite icye, abantu bose abari abavandimwe, abirabura ku bazungu, abahehe, kubera ko bose baba bagana ahantu hamwe. Rero ni ibintu byantangaje cyane, sinari narigeze nanabitekereza ko ibintu nk'ibyo ngibyo bishoboka kuba byabaho. Mu by'ukuri bitewe na zimwe mu mpamvu nagiye ngira amahirwe yo kugenda mbere y'abandi, nkongera hagaruka nyuma y'abandi. Rero muri icyo gihe cyose njye nta bikorwa byihariye nabonye i Karbala, ahubwo ibyo nabonye ni bimwe bisanzwe bikorwa n'abakunzi b'umuryango w'intumwa y'Imana Ahlul Bayt alayhimus salam. Harimo gusoma Qur'ani, gukora ziyara, gukora ibyicaro byibukiranya ibyakorewe kuri Imam Hussein. Nibyo ngibyo nagiye mbona, nkabona nk'abapadiri nabo bagakora ibyo nge ntasobanukiwe, nkabona barimo gukora ibintu by'amajesite ameze ukuntu. Abapadiri nkabona nabo barimo gukora ibyabo ntasobanukiwe mu by'ukuri. Rero nta kintu mbona gikorerwa i Karbala kidasanzwe gikorwa mu buzima busanzwe. Nanone ntabwo twahita tuvuga duti Imam Hussein alayhi salam asurwa ku munsi wa 40. Oya, ntabwo ari uko bimeze. Imam Hussein alayhi salam asurwa buri munsi, ahubwo ikiba ku munsi wa 40 ni cya kiri kiba no kuri buri Muislamu wese aho ava akagera, nk'uko twabyigishijwe n'intumwa y'Imana kuri twebwe Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Iyo Umuislamu amaze iminsi 40 atabarutse cyangwa yitabye Imana, hari ibikorwa ngarukiramana agomba gukorerwa. Rero kuri uyu munsi wa 40 ni nabyo abayisilamu tujya gukorera Imam Hussein alayhi salam, ariko bitewe n'uwo yari we, bitewe n'icyo yazize, abantu bakaba benshi. Kuko Imam Hussein alayhi salam ni umuhungu w'umuyobozi w'abemeramana Ali mwene Abi Talib. Imam Hussein alayhi salam ni umuhungu w'umukobwa w'intumwa y'Imana Fatima Zahra alayha salam. Rero birumvikana ko ari umwuzukuru w'intumwa y'Imana, akaba n'umusahaba ukomeye w'intumwa y'Imana. Ari nawe intumwa y'Imana yavuze ngo we na mukuru we Hassan nibo bayobozi b'abasore bo mu ijuru. Urumva rero Imam Hussein alayhi salam ntabwo ari umuntu usanzwe. Niyo mpamvu iyo bigeze kuri iki gikorwa cyo kumukoreshereza iyi 40 abantu baba benshi. Ariko nanone bitewe n'icyo yazize, we yemeye kwitanga, yicwa nabi, yicwa urw'agashinyaguro, yicwa asuzuguwe, kuko Imam Hussein ni umwuzukuru w'intumwa y'Imana, ni umuyobozi w'abantu bo mu ijuru. Ariko bamwishe bamuciye umutwe, noneho bahereye inyuma bakatisha icyuma kidasyaye, bamwicira imbere y'abana be. Abandi nabo bari babishe mbere ye, bamwica, bamukuramo imyenda. Umwuzukuru w'intumwa y'Imana asigara aryamye mu butayu nta myenda yambaye. Babibonye bazana amafarasi bamubyinagira hejuru. Ibyo byose yabikoze kugira ngo arinde idini ya sekuru, kuko
nawe ubwe yarabyivugiye mbere yuko agenda, arimo kuvuga ati njye nta kindi kinjyanye, sinjyanywe no kurwana kuko nta wajya kurwana ngo ajyane n'abana. Yagiye yavuze ati njyewe ngiye kuvugira cyangwa kwitangira idini ya sogokuru. Rero yitangiye Islam iyo bitewe n'icyo gikorwa yakoze n'icyatumye apfa, bitewe n'uwo yari we. Iyo bigeze kuri iki gikorwa gikorerwa buri Muislamu, we biba bifata indi sura bitewe nyine n'uwo yari we n'icyo yazize. Ku bijyanye n'ibyo mutambajije ni byinshi. Urugero wenda navuga nk'ibitangaza bibera kuri buriya butaka bwa Karbala. Rero n'ubundi niyo twavuga ngo tugiye kubivuga ibya Karbala ntabwo twabirangiza. Ni byinshi byadufata igihe kirekire cyane kugira ngo tuzabirangize, ahubwo reka dusabe Imana ubuzima, ubutaha tuzakomeze nabyo tubivugaho insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namwe murakoze cyane. Mu gusoza, reka dukurikire inshamake y'ibyabereye i Karbala. Njyewe mbaye nkusezeyeho naho utaha. Ndagushimiye. Muri aka kanya gato tugiye kugaruka ku butaka bwahoze bwitwa Nainawa mu myaka ya kera. Ni mu gihugu cya Iraq mu burengerazuba bw'umugezi wa Furat. Ni mu birometero 97 uturutse mu murwa mukuru Baghdad ugana mu majyepfo. Nta handi ni Karbala, ubutaka bwakije umuriro mu mitima y'abemera. Karbala iyi yamamaye cyane nyuma y'uko habereye imirwano yaguyemo Hussein, umwuzukuru akaba n'umusigire w'intumwa y'Imana Muhammad. Ibi byabaye ku munsi uzwi ku izina rya Ashura. Ni tariki ya 10 y'ukwezi kwa Muharram mu mwaka wa 61 tugendeye ku ngengabihe dukunze kwita ya Kisilamu. Ni ukuvuga tariki ya 10 ukwakira mu mwaka wa 680 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Iyi mirwano yahuje ba nyamuke bo ku ruhande rwa Imam Hussein n'imbaga y'abaruvumwa bo ku ruhande rwa Yazid mwene Muawiya. Yazid impamvu yo gushoza iyi ntambara ngo nuko Hussein atari yarigeze amuha baya cyangwa se kumusezeranya ko amwemeye nk'umuyobozi n'umutegetsi we. Hussein nawe yafataga ubutegetsi bwa Yazid nk'ubutegetsi bw'ibano kandi butemewe kuko bwari bunyuranije n'amasezerano y'amahoro ya Imam Hassan na Muawiya. Ikindi kandi bwari ubutegetsi bwari bwarimitse ubwangizi ku buryo abari basigaye ku idini muri icyo gihe bari mbarwa. Ubuyisilamu bwari mu marembera. Hussein rero yagombaga guhagarara akarwana ku idini kugira ngo itazimira. Hussein yageze aho ngaho Karbala ku ya 2 Muharram. Ku munsi wa gatatu Umar bin Saad ayoboye ingabo 4,000 ku ruhande rwa Yazid nabo bageze Karbala barahakambika. Ku munsi wa 7 Hussein nabo bari kumwe bafungiwe amazi barembywa n'inyota, yewe n'impinja ntizagiriwe impuhwe. Ku ya 9 Muharram uwitwa Shimri nawe ayoboye izindi ngabo 4,000 ndetse azanye ibaruwa yarahawe na Ubaidullah ibn Ziyad. Iyi baruwa yategekaga Umar bin Saad kurwanya Hussein kugeza bamwishe kandi yaba atabishoboye. Shimura akabyikorera. Ku ya 10 Muharram nibwo ingabo 72 ku ruhande rwa Hussein zatangiye guhangana n'ingabo 3,000 ziyobowe na Umar bin Saad. Izi ngabo zo ku ruhande rwa Hussein uko ari 72 nawo ubwe bahasize ubuzima, maze bivume byirara mu mirambo yabo bica imitwe, harimo n'umutwe wa Ali Asghar, umwana w'amezi 6 warasiwe imyambi mu biganza bya se uwarimo amusabira amazi kuko inyota yari irembeje urwo ruhinja. Abagore ndetse n'abana barokotse ku ruhande rwa Hussein bagizwe imbohe, banyuzwa mu kivunge, bashinyagurirwa kandi batukwa, bajyanwa Sham imbere ya Yazid. Mu myemerere y'abayisilamu abaguye ahangaha i Karbala ni abashahid cyangwa se abahowe Imana. Nyuma y'iyi ntambara Hussein yahise ahabwa izina rya Sayyid Shuhada cyangwa se umutware
w'abahowe Imana. Buri mwaka abashiya, abasuni ndetse n'abandi mu minsi 10 ibanza ya Muharram bashyiraho ibyicaro by'akababaro n'agahinda byo kwibuka ibyabereye Karbala. Naho mbere gato y'uko iminsi 40 igera, mu mijyi myinshi ya Iraq imihanda yerekeza Karbala iba yuzuye uruvunganzoka rw'abantu baturutse imihanda yose hirya no hino ku isi. Akenshi baba bagenda n'amaguru bambaye imyenda yirabura. Mu nzira bagenda bahura n'abandi bantu babiteguye babaha ibikenewe byose nk'ibiribwa, uburyamo, ibinyobwa n'ibindi. Abo bantu b'ingeri zose mu marira menshi n'agahinda, intero nta yindi ni labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein. Maze kuri uwo munsi wa 40 bagahurira ku buturo bwa Imam Hussein na mwene se Abbas mu munsi mukuru wiswe Arbain. Abashiya bemera nta kabuza ko ubu bwitange bwa Hussein n'ubutumwa bwa Karbala byatanze insinzi y'agatangaza ku Bisilamu, kandi ko byari itegeko ritagatifu rya Nyagasani. Iki gikorwa gikomeye mu mateka kandi cyari ngombwa ngo gikangure isi ya Kisilamu ndetse kigeze ku ndunduro ubwangizi n'ubutegetsi bwa Yazid, maze idini y'Imana igarura umwimerere n'ubuzima. Kuva ubwo iyi Karbala nk'umujyi wazukiyemo Uwisilamu wahise uba umujyi mutagatifu. Ni umujyi mutagatifu kandi kuko ari ubutaka bucumbikiye umubiri w'umusigire w'intumwa y'Imana Muhammad. Muri make ngiyo Karbala. كأنه كده يظل لوحده على البغلة بتاعته رغم الهول ده. الأنصار يا أهل سورة البقرة يا أهل بيعة الشجرة. إن الحمد والنعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قدرة له على قتلك ولكن الله كتب لك كرامة بشهادتك على يديه. خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد آثر. السلام عليكم. من يخضع ويعترف بولاية الظالم